buri gitondo abantu amamiliyoni n'amamiliyoni barabyuka bava mu nzu zabo bambara imyenda y'akazi bagafata inzira bakajya ku kazi bagakora. Ariko se ni benshi muri bo bazi impamvu ya nyayo babikora? Ese utekereza ko mu nzozi zawe wigeze wibwira ko uzamara imyaka 40 uri umukozi wa buri kwezi uhembwa? Abenshi muri twe duhora turota twubatse amazu meza tuyabayemo ndetse dutunze dufite n'ibintu byinshi tunakoresha abandi bakozi. Izi nzozi bake muri twe nibo bazigeraho kubera ko batinyutse bagatangirira ku bitekerezo bari bafite byo kwikorera bahera kuri make bari bafite, birangira bakabije inzozi zabo. Ese ni irihe banga bakoresheje? Eric ni umugabo w'imyaka 34. Yarize ararangiza abona akazi, yarabyukaga saa 11 z'igitondo akagenda akagaruka nimugoroba. Ahembwa buri kwezi, ariko akenshi ayahembwe amara iminsi 3 gusa yashize. Nta kwigurira inkweto, imyambaro, kwizigama n'ibintu bimwe by'ingenzi bikenewe mu rugo ntabwo abigura, ahubwo agurizaho amafaranga kugira ngo akemure ibibazo asanzwe afite, ndetse n'utubazo two mu rugo tumwe na tumwe akeneye gukemura akajya kuri butike bakamukopa kuko bazi ko ari umukozi atazabambura. Eric yagize igitekerezo ashaka gutangira bizinesi nto yo gushinga iduka rya telefone, ariko buri gihe aragira ati reka mbe ntegereje umwaka utaha ibintu bizaba byakemutse. Ariko imyaka 5 irashize, akazi ke n'inzozi zo kwishingira karimo biracyamugoye, kubihuza no guhitamo icyo akora byaramunaniye. Ese Eric ni ibihe bintu bishobora kuba bimubuza kwihangira umurimo ngo agere ku nzozi ze kandi afite akazi yakuraho igishoro cyo gutangiza? Iki kibazo tugihuriyeho turi abantu benshi. Niba nawe uhura n'iki kibazo, iki kiganiro ni icyawe, ni wowe kigenewe. Urasabwa kukireba kugeza kirangiye kandi kikarangira ukuyemo igisubizo cyagufasha ukabya inzozi zawe. Ibiganiro nk'ibi byaguhindura ubuzima nta handi wabisanga atari kuri Unguka Ubumenyi Post. Kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro nk'ibi. Uko imyaka ishira niko abantu benshi bajya gushaka akazi kadahindura ubuzima bwabo, kuko sosiyete yadutoje ko tugomba kugira ubwoba bwo gukorera abandi, ariko ikatubuza kugira inzozi zo kwikorera. Twarabwiwe ngo shaka akazi keza, nugira boss mwiza, uziteza imbere, ugira amahoro mu kazi, uzakore wihangane, witonde, wite ku kazi k'abandi, uzishyurwa. Kubaho utagira akazi kaguhemba ni ikibazo, ariko ntabwo twigeze tubwirwa ngo tekereza uko wakwikorera akazi kawe, witinya gutangirira kuri dukeya ufite. Ese kuki gukorera abandi bifite umupaka? Umukoresha wawe ashobora kuba aguhemba 200,000 buri kwezi, ariko we yinjiza miliyoni ishingiye ku mbaraga zawe. Icyo uhemberwa si icyo ukora, ahubwo ni ibyo bemeye kuguha cyangwa se bakugeneye. Umukozi uhembwa buri kwezi ahora mu myenda, mu mabanki no gufatirwa imyanzuro yihuse nta ruhare yabigizemo. Umuntu wikorera we ashobora agatangira ku mafaranga make, ariko aba ari mu rugendo rw'ubwisanzure kandi aba yigenga n'imyanzuro y'ubuzima bw'amafaranga niwe yifatira. Rero icyo dusabwa ni uguhindura mindset. Abantu batangiye kwikorera ntabwo batinya gutsindwa, ahubwo batinya kuzapfa nta kintu basize, cyangwa gupfa nta cyakoze kandi yaragombaga kukigerageza wenda kigakunda. Kwirirwa ureba mu maso ya boss wawe si ubutwari. Ubutwari ni ugufata icyemezo cyo kubaho ku nzozi zawe. Uribaza uko uzabigenza? Reka nkwibarize, ni ryari uzibaza niba akazi k'inzozi zawe cyangwa urimo kugakora ku nzozi z'umukoresha wawe? Ni ikihe gitekerezo umaze iminsi 2 wifuza gutangira ariko ukagitinya? Ni ryari uzahaguruka ngo utere intambwe y'ibanze yo kwikorera? Igihe kizagira umenye ko imyaka myinshi wakoresheje utunganya inzozi z'undi muntu atari inzozi zawe uri gutunganya, ntacyo wiyubakiye.
niba uri umuntu uhangayikishijwe n'ejo hazaza hawe ukaba udashaka gukomeza kubaho utegereje igihembo cya bosi wawe buri kwezi, ukaba ushaka gutangira urugendo rwo kwikorera, igice gikurikira kizaguhishurira impamvu 5 zituma abantu benshi batatinyuka ngo bajye kwikorera, ndetse unasobanukirwe uko wowe ushobora kubisesengura ukiri ku kazi, maze ugatangira urugendo rwo gutangira bizinesi yawe, ugatana no kuba umukozi ahubwo ugahinduka umukoresha. Uriteguye se? Andika muri comment uti nditeguye. Wibuke gukanda subscribe kuri Unguka Ubumenyi Post. Niba utarabikora bikore kugira ngo utazacikwa n'igice gikurikira. Ubuzima bwawe bushobora guhinduka utangiriye ku bitekerezo ukuye muri iki kiganiro. Tuzabonane mu gice cya 2 cy'iki kiganiro, kandi amasomo meza nk'aya ntakagucike. Ujye ukora share uyasangize bagenzi bawe nabo bunguke ubumenyi, twubake umuryango mugari wa Unguka Ubumenyi Post. Imana ibarinde.